Njye nitwa Mugisha Gonzalez. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bishobora kwifashishwa mu gutera imbere mu gihe gito, cyane cyane ku basore. Iterambere ry'umuntu, cyane cyane umusore uri hagati y'imyaka 23 na 25, rishingira ku bintu byinshi birimo imbaraga, ubushobozi bwo kumva amahirwe, gukoresha neza igihe cye no gukorana n'abandi mu buryo bwiza. Nubwo nta gihe ntarengwa cyangwa cyemewe ku muntu wese, mu buryo bwagutse umusore ashobora gutera imbere mu buryo butandukanye hagati y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 10 bitewe n'ibyo akora. Dore ibintu bimwe bishobora gutuma iterambere ryawe rigenda gake cyangwa rikihuta. Icya mbere, ubushake bwo kwiga no gukura mu bumenyi. Umusore ushishikajwe no gukura mu bumenyi, gusoma, kwitabira amahugurwa no gufata inshingano mu buryo bwiza ashobora kubona iterambere byihuse hagati y'imyaka 5 ndetse n'7. Iterambere mu myigire n'ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane mu kuzamuka ku rwego rw'imibereho. Icya kabiri, gukora cyane no gushyiraho intego. Gutangira gukora ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa imirimo ikomeye bitangira mu myaka 23 na 25. Birashoboka kandi bishobora kugira umusaruro ukomeye mu myaka 5 cyangwa se 10. Icyakora ibi bisaba imbaraga, umwanya no gukoresha neza ubushobozi bw'umusore. Icya gatatu, ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Iterambere rishobora kwihuta mu gihe umuntu afite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo, kwiga ku makosa no guhindura imikorere mu buryo bwiza. Ibi bisaba igihe kugira ngo umuntu amenye uburyo bwo kugera ku nzozi ze. Icya kane, imikorere myiza no gukora umwuga. Mu myaka 5 cyangwa se 7 umuntu ashobora kubona umwanya mwiza mu mwuga cyangwa mu bucuruzi, cyane cyane niba yaratangiye gukurikirana inshingano mu kazi cyangwa mu mishinga ye bwite. Icya gatanu, gushyiraho gahunda nziza no kubaka umubano mwiza. Gushyiraho gahunda no kubaka umubano mwiza hagati yawe ndetse n'abandi, nko kugirana imishyikirano myiza n'abajyanama cyangwa abashoramari, bishobora kugufasha cyane kuzamura iterambere ryawe mu myaka 5 cyangwa se 10. Mu ncamake tunasoza, iterambere ry'umusore uri hagati y'imyaka 23 na 25 rishobora kuba ryakihuta cyangwa rikagenda gake bitewe n'uburyo akoresha igihe cye, intego afite n'ibyo yiga. Bikunze gufata hagati y'imyaka 5 ndetse n'10 kugira ngo umuntu agere ku rwego rwisumbuyeho mu mibereho ye ya buri munsi. Reka ngushimire wowe wemeye kubana nanjye muri uyu mwanya. Niba ari cyo byakumariye, sangiza inshuti zawe maze ugaruke muri komenti uduhe inama n'inyunganizi z'uburyo mwifuza ko twajya tubakoreramo ibiganiro. Murakoze cyane, turabakunda.